niba ubona umuntu adashaka gukomezanya nawe, mureke agende. Umva, wimuhata kugukunda, wimuhata kugumana nawe. Ntibikwiye kwinginga umuntu ngo agukunde. Niba ubona atari tayari, mureke agende. Ukuri nuko uwo muntu nk'uwo ejo hazaza hawe ntacyo haba hamubwiye, ntatewe amatsiko no kubona ari kumwe nawe igihe kizaza. Rero mureke agende. Ukwiye kumenya ko viziyo n'iterambere byawe ntabwo bifitwe n'abagusiga. Oya, ejo hazaza hawe ntabwo hashingiye ku bari kuguta. Niyo mpamvu guhera aka kanya rekera uwo muntu uri kugusiga, reka kumusaba kugumana nawe, reka guhatira umuntu kugukunda, reka guhatira umuntu kuguhamagara. Wimuhatira ngo agusure. Niba adashaka kubikora ntagahato, icyo ni ikimenyetso simusiga ko uwo muntu adakwiye kuba hamwe nawe. Rekera gushakira amata mu kimasa rero. Ndabyumva wenda hari inzozi wifuzaga gukabya, hari ibyiza ushobora kuba warashakaga kuzageraho kandi ukabigeraho ari ukuri kumwe n'uriya muntu. None uri kubona ugiye guhomba ikintu gihambaye mu buzima bwawe igihe araba adahari. Ndabyumva cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ko uriya muntu, uriya sikamara, uriya muntu ntafite ububasha bwo guhagarika umugambi mwiza Imana igufiteho niba iwugufiteho koko. Niba uriya muntu agiye, ntibikuraho umugisha Imana yakugeneye. Wita igihe rero ngo uri kwinginga, mureke agende. Hari umuntu rero usanga yirirwa atakaza umwanya, yinginga, apfukamanga imbere y'umuntu, amuhamagara, amusaba ngo nagaruke, kandi n'umuntu utakwitayeho, n'umuntu utaguhamagara, yaraguhemukiye se. Igikomeye cyane ari wa muntu udaha agaciro future yawe. Umva, komeza urugendo. Uriya mureka agende ukwe kandi umwibagirwe. Uriya ni indyarya, ntabwo ari uwo kwizerwa. Impamvu nuko uriya ntabwo ari wa wundi watekerezaga, wamwibeshyeho. Atandukanye n'uwubona, atandukanye n'uwukeka. Kwishyiramo ko uriya muntu ari umwizerwa, ari umuntu mwafatanya, ibyo ntabwo ari byo. Uri kwibeshya. Wari warishyizemo uyu muntu ni umuntu wanjye, turasangira, turasabana, ni inkoramutima. Icyo ni ikinyoma, kuko yarabyigaragaje mu bikorwa, yarabikweretse. Yakweretse ko wowe uko umufata atandukanye n'uko ari, yarabikweretse. Kumufata rero nk'aho ari umuntu mukwiye gukomezanya, urimo kwibeshya cyane, uri kwibeshya. Ibikorwa bye byakweretse ko atari umwizerwa. Wowe rero sinzi ibyo urimo, ahubwo njye mbona aka kari akanya keza ko kuzamura amashimwe. Wishimira ko wavumbuye indyarya yari ikwishemo. Ishimire ko wahanduye ihwa ryari ryarakujombye utabizi, ukaba uribonye ritarinjira ryose ngo rigere kure, rigusekure, rikwase. Ishimire ko wamenye iriya ndyarya, uriya mubeshyi atakigutaye mu mazi abira kuko wamuvumbuye. Ibyo byishimire. Kuba relationship wari ufitanye n'uriya muntu irangiye, nicyo gihe cyo gusezera, ukareka hashize, ahubwo amaso yawe ukayahanga imbere. Imana ikakuyobora kundi muntu utari indyarya, umuntu ugukwiriye. Uriya muntu utsimbarayeho, iyaba yari umuntu koko, yaba yari umuntu wagenewe kuguma mu buzima bwawe, nta cyari gutuma atahaguma. Ntabwo yapfa kugenda byoroshye ari umuntu uzahaguma. Iki ni cyo gihe cye rero ngo agende, agufungurire amayira, akubohore. Rimwe na rimwe umugambi w'Imana niwo ufunga umuryango, umugambi w'Imana niwo usohora abantu runaka mu buzima bwawe. Hari abantu, hari ibintu, hari amahirwe mu by'ukuri byari byaragenewe ahashize hawe, past yawe, nyamara bitagenewe future yawe, bitagenewe ahazaza hawe. Byari ngombwa kandi bikwiranye na sezo wari urimo. None uyu munsi sezo yarangiye, twinjiye mu bindi bihe. Rero sezera aka kanya. Igikenewe n'uburyo witwara muri sezo nshya ugezemo. Hakenewe uburyo bwiza uza kwitwara igihe imiryango yafunzwe. Aka kanya ntabwo ukeneye gutsimbarara ku bari kugusiga, ku bari kuguta. Ubu ngubu ukeneye kuhacana umucyo imbere y'abataguha agaciro, imbere y'abagufetse. Ukeneye kuhacana umucyo. Imbaraga zawe zagufasha gukora ibindi
reka kuzitakaza utekereza cyane ku byahashize, ku byarangiye, ku kiyampemukiye, ku kibitaciyemo n'ibindi nk'ibyo. Biragushyira mu buribwe kurusha uko bigufasha kumera neza. Uriya muntu ntabwo n'ubundi yari akwiye kuba hano. Uriya muntu ntabwo yari akwiye kuba mu buzima bwawe. Iyaba yari akwiye kuba aho uri, yagakwiye kuba agihari koko. Rero vuga bye bye. Yego wahombye bikomeye, gahunda zawe zapfuye, ariko wibuke ko hari Imana ibibona byose. Hari Imana yakuremye idatekereza nk'abantu, kandi igufiteho umugambi. Witekereza ko iyi ariyo finali rero. Ntabwo ariyo finali, ntabwo birangiye. Imana ntabwo yagutereranye, ntabwo yagutaye. Mu by'ukuri ishaka kugukura hariya kubera ko hari undi mugisha iguteganyirije. Hari ibyiza kurushaho igira ngo ikwereke uriya muntu adahari. Umugambi w'Imana ushobora kuba ugusaba kurekura ibyo wari ucigatiye kugira ngo ubone uko wakira ibyiza byisumbuye ku byo wari usanganywe. Ibi byose bijya kuba Imana yari ibizi, sibyo? Kereka hari niba utemera Imana. Nyuma yabyo rero hari ibyo yakugeneye. Hari aho yakugeneye harenze aho wari usanzwe uri. Ni Alpha ikaba Omega. Imana ibasha kubona ibyo wowe utabona. Imana niyo ifunga umuryango, kandi yawufunze nta mwana w'umuntu wawufungura. Niyo ifungura umuryango, kandi icyo gihe nta mwana w'umuntu uwufunga. Rero wihangayikishwa n'abantu Nyagasani yirukanye mu buzima bwawe. Nyagasani akwifuriza ibyiza. Imana igihe cyose ibishaka ko abana bayo batera imbere. Rero wihangayika ngo utumutwe. Fata icyerekezo gishya. Imana yabonye ibintu wowe utabashaga kwibonera n'amaso yawe. Imana yumvise ibiganiro wowe utari kubasha kwiyumvira, ikora impinduka zikurengera wowe utari kubasha kwikorera. Nicyo gihe rero ngo ukomeze ubuzima, ufate icyerekezo gishya.